Reka dusenge maze dukomeze. Turagushimiye cyane Data ukiranuka udukunda uri mu ijuru ryera. Tugushimiye kugira neza kwawe n'imbabazi zawe zatubereye maso. Uraturagira ijoro ryose. Twishimiye yuko udukanguye utuvanye mu bitotsi, ukaduhaye amahirwe yo guhurira kuri uyu murongo kugira ngo dusangire ijambo ryawe, dukomezanye, izina rya rihimbazwe. Abana bawe aho bateraniye mu miryango yabo hirya no hino, turasabye ngo Umwuka wera abasange, kandi Data wera iri jambo rye bateze amatwi, wugurure imitima yabo kugira ngo iryakire. Umwuka wera tuyobore twese, tubigusaba mu izina rya Yesu. Amen. Katwongere kubaramutsa none mu izina rya Yesu. Uwiteka aduhire. Rero icyigisho dufite muri iki gitondo, tugiye kugira hamwe icyigisho cyitwa guhinduka. Guhinduka niryo jambo twagennye kwiga muri kino gitondo. Muri iki cyigisho turaza kurebera hamwe ibintu nka bitatu. Turaza gusobanura guhinduka n'iki, iyo Bibiliya iduhamagara guhinduka ibitubaza iki. Icya kabiri turaza kurebera hamwe guhinduka k'uwizeye kugira ngo umuntu yizere Imana ahinduke. Iyo process cyangwa bigenda bite kugira ngo guhinduka k'umutima no guhinduka kw'imico y'uwizeye bibeho. Icya gatatu turaza kurebera hamwe uwakiriye iyo mbaraga ihindura. Iyo mbaraga ihindura iyo umuntu yakiriye yigaragaza ite, cyangwa uwo yakiriye we agaragara ati. Ngibyo turi butindeho muri kino cyigisho. Mu gitabo cya Zaburi ya 51 umurongo wa 10 cyangwa 12 biraterwa n'ubwoko bwa Bibiliya ufite. Dawudi yarasenze asaba Imana ati, undememo umutima wera, undememo umutima mushya. Iyo Bibiliya itubwira guhinduka, iyo twiga ibyo guhinduka, tuba dusabwa kuremwamo umutima mushya, umutima wera, guhinduka kw'imico. Guhinduka kw'imico icyo ngicyo nicyo kivugwa, nicyo kiba kivugwa muri iyi nyandiko. Bibiliya ivuga byinshi kuri iyi ngingo yo guhinduka. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 19 ibice 3:19, Petero mu kibwiriza cye cya mbere nyuma y'umunsi wa Pentekote, Umwuka wera amaze kumanukira intumwa, noneho intumwa nazo zitangiye mu buryo bizitangiye by'umwihariko umurimo Yesu yari yabashinze wo kwamamaza ubutumwa bwiza no guhindura amahanga yose abigishwa. Icyo nicyo Petero yatangiyeho abwiriza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 3:19. Bibiliya iravuga iti, nuko nimwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Petero ntabwo yahamagariye abantu gusa kwihana no kwizera, ahubwo ntabwo bihagije ko abantu bihana ibyaha byabo, ahubwo kwihana bigomba guherekezwa, bigomba gukurikirwa no guhinduka kw'imibereho, bigomba gukurikizwa no guhinduka k'umutima, none umuntu akabona agahinduka icyo Imana yifuza ko amera. Mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 2, Pawulo nawe mwibwiriza rye iyo ngingo yayicagaho akarongo, yayitindagaho. Amatorero yose yabwirizaga, amatorero yose yandikiraga inzandiko zo kubakomereza mu byo bizeye, yabibutsaga guhinduka kw'imibereho nk'intambwe yibanze ituma ibyo umuntu yayobotse bimuhira, kandi ubuyoboke bwe bukemerwa mu maso y'Imana. Abaroma 12 umurongo wa 2, intumwa Pawulo nawe yavuze kimwe nibyo Petero yavuze kuri iyo ngingo. Haranditse ngo,
kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Ntabwo bihagije yuko umuntu yizera ubutumwa bwiza akayoboka amahame yashyiriweho kwizera. Ibyo ni byiza, ariko bijya byemerwa mu maso y'Imana bikagirira akamaro uwabyakiriye iyo bikurikiwe no guhinduka k'umutima we, bigakurikirwa no guhinduka kw'imibereho ye. Ubwo nibwo byemerwa kandi bikemerwa, ubwo nibwo ubuyoboke bwe bwemerwa kandi bukamugirira akamaro. Niyo mpamvu uyu munsi tuwagambiriye kwiga ibirebana no guhinduka nk'uko ibyanditswe bibiduhamagarira. Noneho reka twihutire ku ntambwe ya kabiri. Guhinduka biza bite? Iyo process igenda ite? Bitangira bite kugira ngo uwari umunyamahane ahinduke umunyamahoro, uwari umwirasi ahinduke uca bugufi n'uwiyoroshya, uwari igisambo ahinduke umunyabuntu, uwikakazaga ahinduke uwiyoroshya? Bigenda bite uko guhinduka? Umutima wari mubi wifuriza abandi bibi kugira ngo uhinduke umutima w'ubugwaneza, bigenda biti? Yesu yigishije uko bigenda, ari nayo mpamvu tubyiga kugira ngo tubyakire, maze uko guhinduka gukorerwe muri twe, ubuyoboke bwacu bubone uko bwemerwa mu maso y'Imana, ndetse natwe ubwacu ibyo twayobotse bitugirira akamaro, bibe birimo imbaraga zishobora gukiza no guhindura ubugingo bwacu. Matayo igice cya 13 umurongo 33, aho niho Yesu yigishije uko iyo process itangira nuko bigenda. Turasoma igitabo cya Matayo ibice 13 umurongo 33. Bibiliya itubwira ibikurikira. Abacira undi mugani ati, uyu ni Yesu waciraga abigishwa b'umugani. Abacira undi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze awuhisha mu myariko 3 y'ifu, kugeza aho iri busemburirwe yose. Reka dusobanure iby'uyu mugani. Uyu mugani naho ugarukiye, ngira ngo ni nawo umugani mugufi kurusha iyindi muyo Yesu yaciye. Yaravuze ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore we yenze awuhisha mu myariko 3 y'ifu, maze kugeza aho iyo myariko yasemburiwe yose. Ibi bishatse kuvuga iki kandi bitwigisha iki mu buzima bwo guhinduka? Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira mu mwuka buhanuzi, igitabo cyitwa Imigani ya Kristo gisobanura iby'uyu mugani. Igitubura kivugwa hano umugore yashyize mu myariko 3 y'ifu kugeza aho isemburiwe, Yesu na mugani yaraciye ushaka kutwigisha uko Imana yagennye guhinduka kw'imibereho bijya biza mu muntu, ariko biturutse mu buntu bw'Imana. Mu Bayuda igitubura cyari ikimenyetso cy'icyaha. Umusemburo cyangwa igitubura cyagereranyaga icyaha. Ibyo muzabisoma henshi muri Bibiliya, nkaho Pawulo yavuze iby'umusemburo w'ibibi mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto ibice 5 umurongo wa 8. Ariko mu mugani w'umukiza wacu, ibi bihamwa mu gitabo cy'Imigani ya Kristo. Abasoma cy'Ikinyarwanda, abasoma igitabo cy'Ikinyarwanda muri telefoni, muzi yuko amapaje y'ibitabo bya hard copy n'ibya soft copy ntabwo bihura. Cyokora mu gitabo cy'Ikinyarwanda ni page 57 paragraph ya 2 haranditse ngo, nubwo mu Bayuda igitubura cyari ikimenyetso cy'icyaha cyagereranyaga icyaha, ariko mu mugani w'umukiza wacu igitubura cyangwa umusemburo kigereranya imbaraga y'ubuntu bw'Imana icengera mu mutima ikawuhindura. Nta wakoze icyaha kugeza aho iyo mbaraga y'ubuntu itabasha kugira ikimumarira. Abiyegurira umwuka wera bose, imbaraga nshya
izabakoreramo, maze ishusho y'Imana igarurwe mu muntu. Nk'uko umusemburo akantu gato katagira icyo gapfana na yafu, iyo gashyizwe muri yafu kagira ububasha bwo kuyihindura ikamera uko washyizemo wa musemburo byifuza, ni nako umuntu wese wizera ijambo ry'Imana ariko ntiyakire gusa amagambo y'ubutumwa, ahubwo akayakirana n'imbaraga hindura y'ubuntu bw'Imana, Umwuka Wera ajya amuha ubuntu buvugurura umutima we, bukaworoshya, bukawuganza iby'igitubura gikorera umukati cyashyizwemo, akaba ari byo iyo mbaraga ikorera umutima. Uko niko imico y'umuntu ihinduka, imitekerereze y'umuntu igahinduka, ibyifuzo by'umuntu bigahinduka, inenge zari zimurimo zikagenda zishonga zikamushiramo, imico myiza atagiraga ikamuremwamo. Icyo nicyo bita guhinduka. N'ahandi gituruka rero, iyo ijambo ry'Imana ryakiriwe mu mutima ariko rikakiranwa imbaraga yaryo, rikemererwa rigakora umurimo ryatumwe mu mutima w'umuntu, rijya ryoroshya ahari hakakaye, ahari narige no kwikanyeza, hakaba ubuntu no kwiyoroshya, nuko ahari ubwirasi hakaba kwicisha bugufi. Nguko uko ubuntu bw'Imana bukorera mu mutima. Mu mugani Yesu yaciye avuga iby'umusemburo umugore yashyize cyangwa igitubura umugore yashyize mu mukati, namwe mujye mubireba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umutetsi ajya ahindura umukati icyo utari cyo, akawuha forome yifuza, akaworoshya wari ukomeye, ariko ibyo byose bikozwe n'ububasha bw'akantu gato yashyizemo kitwa igitubura. Uko niko imico y'umuntu w'umugome, imico y'umuntu w'indakoreka, imico y'umuntu w'umwirasi, imico y'umuntu w'umwikanyizi igihinduka, agahinduka ikindi atahoze ari cyo, bikozwe n'imbaraga y'ubuntu bw'Umwuka Wera, ari igereranywa n'igitubura muri uyu mugani Yesu yaciye. Dukomeza gusoma muri iki gitabo cy'imigani ya Kristo, umuntu wese uzakizwa, nta muntu wese wagera ku guhinduka atamaze gusogongera ku bubasha bw'iyi mbaraga. Ariyo mpamvu muri kino cyigisho cyacu cya mu gitondo twifuza ngo abakiriye ubutumwa bwiza twese dusabe n'imbaraga y'ubuntu buhindura bw'Umwuka Wera, kuko ijambo ry'Imana yategeka ngo nimwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhembura ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Ntabwo bihagije yuko umuntu yihana gusa ibyaha yakoze, ntabwo bihagije yuko umuntu ayoboka ibyo yigishijwe n'ibyo yabwirijwe. Ibyo byose ni byiza, ariko bigomba gukurikirwa no kwakira imbaraga ihindura umutima, ku buryo ibyifuzo bibi bitabwa, ku buryo kurarikira kubi kuganzwa kugashira mu mutima, imico myiza itari kurimo, kwihangana bikabibwa nk'imbuto bigakura bikaba mu muntu, gukunda bikaba mu muntu, kwiyoroshya bikaba mu muntu, ubunyakuri bukamera muri uwo mutima wavuguruwe n'ubwo buntu bw'Imana. Iki gitabo cyitwa Imigani ya Kristo gikomeza kitubwira aya magambo agira ati: umuntu ntafite iyo mbaraga yo kwihindura intungane, kandi ibyo birumvikana. Iyo bishoboka twese tuba twarigize zo. Umuntu ntafite iyo mbaraga yo kwihindura intungane. Umusemburo ugomba gushyirwa mu byo kurya biwugenewe, nubwo umusemburo ugomba gushyirwa mu bikorwa biwugenewe. Uko niko ubuntu bw'Imana bugomba kwakirwa mu mutima. Iyi nyandiko iratubwira ngo nubwo waha umwana uburere bwose bwo ku isi, aramutse atakiriye iyo mbaraga y'ubuntu bw'Imana, uwo munyabyaha ntacyo byamumarira. Bwa burere ntacyo bwamumarira,
cyamuhindura umwana w'ijuru. Guhinduka kose guturuka ku mwuka w'Imana. Umuntu ashobora kuba imfura ariko ntabe umukristo. Umuntu ashobora kuba ashimwa n'abandi muri rubanda ariko Imana itamushima. Niyo mpamvu icyo bita guhinduka gitandukanye n'ibyo bita moral values. Hari abantu bagira imico myiza, uburere bwiza, akaba afite uburere bwiza ariko iyo mutima ari umupagani, iyo mutima akiri umukristo, Imana atayubaha, Imana atayitinya, amahame yayo atayakunda, abantu nubwo atabahemukira ariko akaba atabakunda. Niyo mpamvu ibyanditswe tubwira ngo umwana niyo wamuha uburere bwose bwo ku isi, akaba yararezwe neza, akaba afite indangagaciro z'ikinyabupfura zituma umuntu yubahwa. Ibyo bitandukanye no kuba umuntu uhindutse mu mutima Imana yemera. Muri iki cyigisho rero icyo twifuza ni uguhinduka guturutse imbere mu mutima. Guturutse iyo imbere mu mutima niko guhinduka guhesha nyirako kwemerwa mu maso y'Imana. Ndifuza gukomeza gusoma muri iki gitabo cyitwa Imigani ya Kristo. Ni muri iki cyigisho gisobanura uyu mugani twamaze gusoma muri Matayo ibice 13 umurongo wa 33. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ibi bintu bikurikira. Igitubura kiri mu ifu gikora mu buryo umuntu atareba. Ibyo iyi experience twese turayizi. Niko n'igitubura cy'ijambo ry'ukuri gikora mu ibanga, gikora bucece kandi buhoro buhoro, kugeza ubwo imibereho y'umuntu ihinduka rwose, imirimo ya kamere igatsembwaho, maze ibitekerezo bishya, imigambi mishya bigataha mu muntu. Kwizera kwacu kugomba kutugezaho, niba twifuza yuko kwizera kwacu kwadukiza. Kwizera kwacu kugomba kutugezaho, ijambo twakiriye rigomba kudukoreramo ibi kugira ngo tugere kwa guhinduka rwose no kugira imitima mishya, nk'uko Bibiliya yatangiye biduhamagarira mu mirongo twatangiriyeho dusoma, haba mu gitabo cy'Abaroma, mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ndetse no mu gitabo cya Zaburi, ari byo Dawidi yasabaga ngo undeme mu mutima mushya, undeme mu mutima wera. Inyandiko ikomeza igira iti: umuntu atangira kugira inyifato nshya, imibereho isa n'iya Kristo, ibitekerezo bye birahinduka, agaca mu kuri kandi akagira amahoro mu mutima. Uko niko guhinduka kwifuzwa muri buri wese wizeye ubutumwa bwiza. Nk'uko igitubura iyo gishyizwe mu byo kurya cyashyizwemo, kijya gikora umurimo wacyo gihereye imbere bitunguka inyuma. Ntabwo bihagije yuko umuntu akosora amafuti n'imigenzereze yo hanze, yamurinda kugawa, yamurinda kugayeka, yamugiraho ingaruka, ariko imbere mu mutima hakiri habisi. Umuntu aba agize ubuyoboke butari bwo. Umuntu aba yakiriye ijambo ry'Imana nabi. Ijambo ry'Imana umuntu yakiriye riba ritaragira imbaraga yamukiza iyo atangiye kugukosora iby'inyuma agana imbere mu mutima. Ahubwo nk'uko umusemburo ukora, guhinduka kose guhera imbere bigana hanze. Amakosa menshi abantu bajya bakora ni ugushaka gukosora iby'inyuma ugana imbere, aho umuntu aba agerageza ikidashoboka. Noneho reka twihutire ku ntambwe ya kabiri. Iyo ubu buntu bw'Imana bwakiriwe mu mutima, ijambo ry'Imana umuntu akaryakirana n'imbaraga zaryo nk'uko riri koko, rikamukoreramo. Ubwo buntu bw'Imana butera guhinduka, aribwo bugereranywa na wa musemburo wavuzwe mu mugani wa Yesu. Bwigaragaza gute? Bigaragarira bite mu mibereho y'uwabyakiriye? Murankundira dukomeze dusome.
ndasoma kuri page ya 40 y'igitabo Imigani ya Kristo, paragraph ya mbere mu Kinyarwanda ku basoma ibiri muri telefoni. Icyigisho nakibabwiye kuba afite hard copy. Noneho mu Cyongereza ubwo ni ku papuro rw'101 kuba afite icyo gitabo. Haranditse ngo ubuntu bwa Kristo iyo bwakiriwe mu mutima, umuntu bumumaramo ubukana kandi bugahindura ijwi rye. Guhinduka kwe kugaragarira mu magambo meza y'ikinyabupfura avuga akomeza abagenzi be. Imibereho ye igira impumuro nziza. Umuntu aba wifuzwa mu bandi. Umuntu abana n'abandi ntababangamire. Umuntu aba hatagira umwinuba, yaba umwana mu babyeyi, yaba umubyeyi mu bana, yaba umukozi mu rugo, yaba umuntu mu baturanyi. Imibereho ye bwa buntu bw'Imana yakiriye aribwo bugereranywa na cya gitubura kivugwa mu mugari wa Kristo. Aribwo dusabwa gusabira, tukabushaka, tukabubona. Bumara mu muntu ubukana. Ni bibi kuba umwizera ariko w'umunyabukana. Ni bibi kuba umugabo wizera ubutumwa bwiza ariko bunyemukana, haba mu muryango wawe, haba mu bana bawe, haba mu bakozi bawe, haba mu buyobora mu yandi mashami. Ikintu cyitwa ubukana ni ikimenyetso kigaragaza ko nubwo wakiriye ijambo ry'Imana ariko utigeze wakira imbaraga zaryo. Yuko cya gitubura kigereranywa na wa musemburo, uko umusemburo uganza umutsima ukawuganza ukawuhindura ukundi. Icyo gitubura cy'ubuntu bw'Imana kiba kitarakirwa mu mutima iyo ubukana bukikuganza. Icya kabiri kivuga bimaze kumumaramo ubukana kandi bihindura ijwi rye. Guhinduka ko kukagaragara mu magambo meza y'ikinyabupfura avuga akomeza abandi. Imibereho y'umuntu ikagira impumuro nziza. Ukabana n'abandi ntibakwinube, ukabana n'abandi bagakomeza bakagukunda. Nguko ubuntu bw'Imana bwigaragariza mu mutima. Inyandiko ikomeza igira iti: igitubura cyiza cyangwa ubwo buntu bw'Imana iyo bwakiriwe mu mutima ntabwo buvamo kwigomeka, kwiyemera no kwishyira imbere. Urukundo rukomoka mu ijuru ntirwikunda kandi ntiruhindagurika, ntirwihimbaza. Ufite ubuntu bw'Imana ntakundira abandi ko bamusingiza, ahubwo bakundira ko Kristo yabatanzeho byinshi. Ntabwo uzabana amahoro gusa n'abakwemera, ntabwo uzaha bagukomeye mu mashyi, ahubwo ngo umuntu ufite ubuntu bw'Imana mu mutima ntakundira abandi ko bamusingiza, ahubwo bakundira ko Kristo yabatanzeho byinshi. Icyo gusa. Baba babizi cyangwa batabizi, bakubaha batakubaha, bakwemera batakwemera, bagusingiza batagusingiza, iyo ubwo buntu bw'Imana bukurimo butera mu mutima wawe kubakunda no kubagirira impuhwe, kububaha no kubaha agaciro. Ijambo ry'Imana rikomeza rigira riti: nubwo imigambi ye, amagambo ye cyangwa se ibikorwa bye byakwakira nabi, ariyumanganya agahora, yikisha bugufi agahora, yiringiza imbabazi n'urukundo rw'Imana gusa. Ntabwo ari ukwemera ubuvuga kitaba, ntabwo ari ugukunda utakugisha impaka. Aranditse ngo nubwo ibikorwa bye, imigambi ye n'amagambo ye byakwakirwa nabi, ariyumanganya agahora, yikisha bugufi, yiringira imbabazi n'urukundo rw'Imana gusa, akagira ubugwaneza n'urukundo rurenze urwa kimuntu. Uko niko guhinduka Bibiliya yifuza muri twe. Uko niko guhinduka dusabwa kwakira mu mutima, kugira ngo ubuyoboke bwacu bube bufite ireme, bube burimo imbaraga ishobora kudukiza kandi bube bwemewe mu maso y'Imana. Abo Pawulo yabwiraga aya magambo, kwihana bari bamaze kwihana, amahame no kuyoboka bari bamaze kuyoboka, ariko arababwira ati muhinduke rwose, mugize imitima mishya, kugira ngo ubuntu bw'Imana bubone uko bukorera muri mwe.
uko guhinduka, uko kugira umutima mushya Bibiliya duhamagarirwa kwakira, ari wo mutima wera Dawidi yasabwaga, ntabwo biterwa n'uburere umuntu yahawe, ntabwo biterwa n'imicyaho myinshi ya Bibiliya, ntabwo biterwa n'ingando nyinshi umuntu anyuramo, ahubwo biterwa no kwakira ubuntu bw'Imana bukaba mu mutima. Ijambo ry'Imana rikomeza rigira riti, ijambo ry'Imana rikomeza rigira riti kuri iyo ngingo twihuta, turi ku ngingo ivuga ngo ubwo buntu bw'Imana bwigaragariza bute mu mibereho y'uwo bwakiriye, cyangwa imibereho y'uwakiriye uko guhinduka igaragara ite haba mu maso y'abantu, kugira ngo umuntu atangire kugirira icyizere ubuyoboke bwe ko bufite ikimenyetso cyo kwemerwa mu maso y'Imana. Igitubura cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana gitunganya ibikocamye, maze umunyabuguga agahinduka umunyabuntu. Gihumanura ibihumanye, wari ufite kamere ya kimuntu akagira kamere ivuye ku Mana. Kuva ubwo umuntu agatangira kubahira Imana mu ngeso ze. Iyo habayeho guhinduka kumeze gutyo, abamarayika baranezerwa, bagatera indirimbo z'ibyishimo, kandi Imana igashimishwa n'imitima ikora ibyo gukiranuka. Nguko guhinduka, uko guhinduka kwigaragariza mu mibereho y'uwo kwakiriye, ibyo akaba ari byo bisabwa buri wese mu mibereho y'umuntu. Nkuko tubisoma mu ijambo ry'Imana, ndifuza gusoma igitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 5. Nsome muri icyo gitabo, kwize ubutumwa bwiza twakira n'igitambo Kristo yatanze, ntabwo yagitambiye kugira ngo tubabarirwe ibyaha gusa, ahubwo mu mbaraga z'igitambo cya Kristo harimo imbaraga ebyiri. Harimo ubushobozi bwo kudukuraho urubanza rw'ibyaha twakoze tumwizeye, ariko hakabamo n'ubushobozi bwo kuvugurura kamere zacu kugira ngo tubeho nk'uko Imana yagambiriye ko tubaho mbere y'igihe. Ndasoma igitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 5. Ibihamya umuzingo wa 5 turasoma ku rupapuro rwa 537. Ijambo ry'Imana ritubwira amagambo agira ati, n'amagambo nifuza yuko twumva ni ku isubi ya mbere y'iyo paragraph nako y'iyo page. Harimo amagambo ngira ngo nsome ari mu Cyongereza, abadukurikiye mu yatega amatwi mu yumvi. Haranditse ngo, the forgiveness of sins is not the sole results of the death of Jesus. Imbabazi z'ibyaha ntabwo ari wo musaruro gusa w'urupfu rwa Yesu. Urupfu rwa Yesu umusaruro warwo ntabwo ari imbabazi z'ibyaha gusa umuntu ahabwa. He made the infinite sacrifice not only that sin might be removed, but that human nature might be restored, rebeautified, reconstructed from its ruins, and made fit for the presence of God. Yesu yatangiye igitambo cye kitarondorwa, atari ukugira ngo akureho ibyaha by'abantu gusa, ahubwo ari ukugira ngo kamere ya muntu ivugururwe, isanurwe, isubirane ubwiza yahoranye, maze umuntu ahinduka uwaturwamo n'Imana. Uko niko guhinduka kwifuzwa, niko guhinduka dusabwa gushyikira. Mu gitambo cya Yesu iyo twizeye tukamwiyegurira rwose, atari ukwemera gusa ibyo twabwiwe, ahubwo ibyo twabwiwe, ibyo twizeye tukabikundira bikatugenga, tubonamo umusaruro w'uburyo bubiri. Duhabwa imbabazi z'ibyaha twakoze mu gihe cyashize, nanone ubwo buntu bw'Imana buherekeza twakira kubwo kwizera bugashoboza kamere y'umuntu kuvugururwa, igasanurwa, igasubirana ubwiza umuntu yatakaje, maze Imana igashobora gutura mu muntu. Ubwo nibwo uwari igisambo, uwari umunyabuntu buke
ahinduka umunyabuntu. Ubwo nibwo wari imbata y'uburakari, intakoreka, intababarira, ahinduka umugwaneza, ukunda kubabarira. Uwari umunyarwanga agahinduka umunyarukundo. Uko guhinduka niko dusabwa kwifuza, nako niko dusabwa kwakira mu mibereho yacu, kukagaragarira mu mibereho no mu migenzereze yacu ya buri munsi, kukaba ikimenyetso yuko ibyo twizeye tutakiriye gusa amagambo y'ubutumwa, ahubwo twakiriye n'imbaraga y'ubutumwa bwiza. Ibyo nibyo byagiye biba ku bagiye bakira ubutumwa neza, maze babwakira neza, bigahamwa koko n'imibereho yabo. Mu gitambo cya Yesu ntabwo habamo imbabazi z'ibyaha gusa, ahubwo habamo n'imbaraga ihindura, iganza kamere nk'uko tumaze kubisoma, ikavugurura kamere y'umuntu, ikayisanaho yasenyutse, ikayisubiza ubwiza umuntu yatakaje, maze umuntu agahinduka urusengero rwera umwuka w'Imana akwiriye guturamo, agakoreramo, akamuyobora. Uko guhinduka niko buri mugore wemeye ubutumwa, buri mugabo wemeye ubutumwa, buri musore wemeye ubutumwa, buri mwana wemeye ubutumwa asabwa guharanira kwakirwa, kugira ngo tube dufite ubuyoboke bwatugirira akamaro, bwemerwa mu maso y'Imana, kandi bwakiza ubugingo bwacu. Nguko guhinduka ibyanditswe biduhamagarije. Dukomeza gusoma mu bitabo bitandukanye, intumwa z'Imana, yaba Petero, yaba Pawulo n'izindi ntumwa zose, mu ingingo ikomeye zajyaga zishinga hagati mu ibwirizwa ryazo, iyi yazaga ku mwanya w'ibanze. Ndifuza gusoma igitabo cy'Abefeso ibice 4 umurongo 21, mwumve ibyo Pawulo yasabye ko bigomba guhinduka mu mibereho y'abamaze kwizera ubutumwa bwiza. Igitabo cy'Abefeso ibice 4 turasoma umurongo 21 tugeze ku murongo 31. Birumvikana n'imirongo myinshi, ariko turayisoma yose kuko yose niko ikenewe. Ni bigomba guhinduka mu mibereho y'abamaze kwizera. Abefeso 4, reka twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Igitabo cy'Abefeso ibice 4, turasoma umurongo 21 tugeze ku murongo wa 32. Ijambo ry'Imana riravuga riti: niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu Kristo, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera kuzanwa n'ukuri, nk'uko Imana yabishatse. Nuko mwiyambura ibinyoma. Umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, haba mu muryango wanyu, haba muri business, haba iyo ukorera ubucuruzi, haba iyo ukorera ubuzima bwa buri munsi. Niba koko twarigishirijwe muri Kristo, tukabwirizwa ibyo kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, tukaba twifuza kwambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka, tukabaho ubuzima bukiranuka, tukabaho ubuzima budakiriweho iteka. Icyambere igisabwa muri uku guhinduka no kwiyambura ibinyoma. Ukumunya kuri imbere y'umugore wawe, ukamukunya kuri imbere y'abana bawe, ukabumunya kuri mu baturanyi bawe, ukabumunya kuri ku ishuri imbere y'abarimu bawe, ukabumunya kuri imbere y'umukoresha wawe, ukabumunya kuri imbere y'inshuti zawe, ku buryo ukuri kuba ikimenyetso kikuranga. Ubwiye ntakenere kubaza undi ku ruhande kugira ngo yizere neza ibyo wamubwiye. Nuko mwiyambura ibinyoma byose, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we. Ibyanditswe bikomeza bigira biti: kuko turi ingingo za bagenzi bacu.
nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye. Guhinduka ubu buntu bw'Imana iyo bwakiriye mu mutima bujya butsemba mu muntu imbuto twese twarazwe yitwa uburakari. Uburakari butibaza nibwo bwatumye Kayini atumva impamvu nzima Abeli yamwerekaga kandi zari zigamije neza ye, kuko yaramubwiye ati niki gitumye urakaye mu maso hawe hakagaragaza umubabaro, nukora ibyiza se ntuzemerwa? Arambwira ati burya Imana ntabwo ari wowe yarakariye, si wowe yanze, ahubwo ibyo wakoze bitemewe n'ibyo Imana nibyo yanze. Hindura ukora ibyo Imana yategetse uraza kwemerwa. Iryo jambo rimugwa nabi mu mutima, riramusharirira, ararakara, yimarisha umujinya kwica uwo bonse rimwe. Ibyo mu miryango birimo, mu matorero birimo, mu mitima y'abantu birimo, kunanirwa gutegeka uburakari. Iyo iki gitubura cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana kigeze cyakiriwe mu mutima, umuntu akakira ubutumwa bwiza, akakira amagambo y'ubutumwa, ariko n'imbaraga y'ubutumwa ivugurura umutima nk'uko twakomeje kubisoma, igimumaramo uburakari nk'ibyo tumaze gusoma. Naho yarakara ariko akagira uburakari butatuma akora icyaha, ngo uburakari buvutse mu mutima bugutere kuvuga nabi, uburakari bufite mu mutima bugutere gucyurira uwo wahaye, maze ubutesheje agaciro ibyo wamuhaye bitewe n'inyuro y'akanya gato nayo iturutse ku burakari. Noneho nurakara ntimugakora icyaha. Noneho Bibiliya yishyiraho na limiti, iravuga ngo izuba ntirikarenge ukirakaye. Ubwo bizaba bigaragaza yuko burya hari urugamba bwa buntu bwakiriwe mu mutima buhanganye na ya mbuto y'uburakari, ariko bugasoza bwiganje ku buryo izuba rijya kurenga uburakari bumaze kubuganza. Nguko uko guhinduka gukwiriye kugaragarira mu mibereho ya buri wese wakiriye ubutumwa. Reka twihute. Ijambo ry'Imana rikomeza rigira riti, kandi ntimukabererekere Satani. Kuberereka ni nko gukinga ntushyiremo igihindizo. Burya umujura yateye iwawe ariko utakinze akakwiba akabijyana, abantu bajya babazwa nuko yakwibye, ariko nawe bakakugaya uburangare. Hari ibyaha bimwe tujya dukora bitewe nuko tutugariye neza, aricyo Bibiliya yitwa kubererekera Satani. Burya uwagiye gutaramira hafi y'akabari bigasoza nyoye aba yabererekeye Satani. Uwarebye amashusho ahumanya kuri telefoni akamukanguramo irari ryamubyarira ubusambanyi, urubanza rwe ruba ari rurerure kuko icyaha aba yagiye kukivumba. Ibyo nibyo byitwa kubererekera Satani. Kwishyiraho icyaha cyagushobora byoroshye nicyo bita kubererekera Satani. Iyo ubu buntu bw'Imana bwakiriwe mu mutima bukawuvugurura, bukazanamo ryahinduka, umuntu ajya yanga icyaha, akaragirwa n'ijisho ry'Imana, agatinya kuyihemukira, icyaha akagihunga nk'uko ujya uhungisha umwana ahari imbabura iriho umuriro cyangwa hari umuriro w'amashanyarazi, ukakigendera kuri. Dusome twihuta. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo, akoresha amaboko ibyiza kugira ngo ibone ibyo gufasha umukene. Uwibaga ntakongere kwiba. Byashoboka ko utiba ubomoye amazu, utiba ukoze mu mufuka, ariko wenda ukaba wibisha umunzani. Niba warakiriye ubutumwa bwiza, kwibisha umunzani bigomba kuvaho, kwibira mu mibare bigomba kuvaho. Byashoboka yuko utiba ubomoye mu mufuka, ariko abanyeshuri baba bafunze igiciro kuri moto utwara ukagikuba kabiri. Uri umushoferi, uri konvayeri, wizeye ubutumwa bwiza, ariko nawe ukazajya wibana n'abandi bitewe nuko circumstance uko byaramutse bibikwemerera. Guhinduka gusabwa yuko bene ibyo byose bizibukirwa. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza, iryo gukomeza abandi.
Ibi byose ni ibigize ubwo Pawulo yatangaga urutonde rw'ibisabwa guhinduka mu mibereho y'abamaze kwizera. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu. Ibiganiro muganira mwiherereye. Kandi noneho uko ridasabwa guturuka mu kanwa kanyu, ni nako ridasabwa guhinguka mu matwi yanyu ngo rijye mu mutima. Hari abantu batajya bavuga amagambo ateye isoni ariko bayategera amatwi. Hari abantu batajya bakora ibiteye isoni ariko bakabihanga amaso. Bene ibyo byose bihumanya umutima bikawanduza. Bene ibyo byose bishyigikira kamere yari ipfuye bikayihembura. Ni nko kubona inkomere yagonzwe n'imodoka nawe ugatangira ugasukaho amazi, uburimo kuyihembura. Uko niko gutegera amatwi ibiganiro bibi, niko guhanga amaso ibiteye isoni bijya bihembura cya kibi cyari kiguturutsemo imbere, maze igishuko giturutse hanze kikakiranwe ikaze n'ububi busanzwe imbere mu mutima. Uko niko guhinduka binanirana. Noneho dukomeza gusoma, ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza kugira ngo riheshe umugisha abaryumvise. Ntimugateze agahinda umwuka w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya bibavemo, no gutukana n'intonganya n'igomwa bibavemo. Ngiryo itegeko ry'Imana. Ibi byose bisabwa kwakira bigahinduka amahame atugenga. Umuntu akaba azi yuko uri umuntu udasharira. Umuntu akaba nta gomwa kuziho. Nicyo yungutse ntatinye kukikubwira kuko nta gomwa kuzimo. Ubundi gomwa si igikorwa, ahubwo igomwa ni imiterere yo mu mutima yo kutifuriza abandi byiza cyangwa kutanezezwa n'ikiza undi yaramukanye. Icyo nicyo gituma umuturanyi yanika imvura ikagwa ntumwanurire bitewe nuko imyenda yitaguteye umunezero mu mutima, ngo reka binyagirwe. Ihene ye igafatwa mu kiziriko kikayica, ukayireba ukayicaho, ntuyikize icyo kiziriko. Icyo nicyo bita igomwa. Ibyo bisabwa kuva mu mibereho y'abakiriye ubutumwa bwiza, kandi y'ubutumwa bwiza bwakiranywe na cya gitubura kijya gisohoza uwo murimo mu mutima. Twihuta turasoma no Batesalonike kugira ngo tuze kugana aho turi busoreze. Igitabo cy'Abatesalonike naho Pawulo yashimangiye ibisa n'ibi yari amaze guhwiturira abitorero ryo mu Efeso. Urwa mbere rw'Abatesalonike ndasoma ibice 4 umurongo wa mbere, turasoma tugeze no ku murongo wa 8. Aha Pawulo yahwituriraga bamaze kwizera uko bakwiriye gukomeza kwezwa no guhinduka kugira ngo usibye imbabazi z'Imana bakiriye mu gitambo cya Kristo, ariko na ya kamere ivugururwe, ya kamere isanurwe nk'uko twabisomye kare, arizo ntego z'igitambo cya Yesu. Bwa bwiza umuntu yatakaje busubirane, maze umuntu ahinduka ubuturo koko Imana ikwiriye guturamo. Haranditse ngo, nuko bene data, ibisigaye turabinginga tubahugurira mu Mwami Yesu, kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, muba ariko mugenda ndetse murusheho. Muzi amategeko twahawe n'Umwami Yesu kubategeka aya ariyo. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Imana ikeneye yuko umuntu wese wakiriye ubutumwa bwiza yezwa mu irari ribi, yezwa mu umwuka w'ubuhehesi wese umurandurwamo, akagira kwera kw'imbere kwanga icyaha. Icyo Imana ishaka ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we wezwa ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana, kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se,
kuri ibyo, kuko umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose. Imana ntabwo ihora inzigo y'abasambanyi bajya kwa maraya gusa, ahubwo n'umuntu ufite umwuka wo kurigira muri we, ibyifuzo by'ubuhehesi bikaba bimutuyemo, amaso yanezezwa no kureba amashusho yanduye, umutima we unezezwa no kwibwira ibyanduye, aba yanduye. Ibyo bimugira ikizira mu maso y'Imana. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza budutegeka kwezwa, umuntu wese akamenya gutegeka umubiri we ukezwa kandi ukagira icyubahiro. Ndakomeza nsoma, tugeze ku murongo wa 5, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. Kandi nuko n'umurongo wa 7, Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana ihamwebwe umwuka wayo wera. Kwemera amahame, ubuyoboke ukabugenderamo, ariko ibi byo kwezwa, byo gushaka gukiranuka no kwezwa kw'imbere, wumva bitakureba. Kwanga ibyo, kwirengagiza ibyo, bihwanye no kwatura ko wanze Imana. Rero bana b'Imana, dusabwa guhinduka, guturutsa imbere kugana inyuma, apana gukosora inyuma tugana imbere. Ubwo umuntu abagerageza ibidashoboka. Kuko twasomye ngo uburere bwose umuntu yahabwa ntabwo bwahindura umwana w'icyaha ngo ahinduke umwana w'ijuru, ahubwo guhinduka kugomba guhera imbere. Muri cya gitabo twahoze dusoma, muzakomeza musome byinshi muri cyo, haranditswe ngo ikosa abantu benshi bakunda gukora ni ukugerageza gukosora iby'inyuma, bibwira badahereye imbere. Ngo iyo umuntu agenje atyo abagerageza ibidashoboka. Noneho reka dusome mu gitabo kimwe, mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 2, maze tuze kugana aho turi busoreze. Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 2, mu cyigisho cyitwa guhinduka nyakuri. Iyo ubuntu bw'Imana buvuguruye umutima, bunatuma umutima ukunda Imana, butuma umutima wubaha iby'Imana, butuma umutima wanga icyaha, umuntu akamenya kwiragira, ntabe haragiwe n'ibihamya by'abamwigisha, ntabe haragiwe n'ijisho ry'abamuyobora. Reka dusome ayo magambo maze tugere ku musozo. Ni igitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 2, iki Kinyarwanda ni ku papuro rwa 225. Turahera ku isubi yacyo iheruka. Haranditse ngo guhinduka ni ikintu abenshi batishimira. Ntabwo ari ikintu cyoroshye guhindura umuntu wari ufite ubwenge bubogamiye ku by'isi kandi bukunda icyaha, maze ngo asobanukirwe urukundo rutarondoreka rwa Kristo, asobanukirwe ubwiza bw'ubuntu bwe no gukomera kw'Imana, ku buryo umutima ukishwa bugufi n'urwo rukundo. Ntabwo ari intambara yoroshye, si ikintu cyoroshye. Noneho ijambo ry'Imana riranditse ngo igihe umuntu amaze gusobanukirwa n'ibi, imibereho ye ya mbere imugaragarira nk'igiteye ishozi. Nawe ukigaya, nijye wirataga ku bandi, nijye wabasuzuguraga, kandi nanjye ndi umuntu upfa nkabo, urwara nkabo, urya nkabo. 3, ukizinuka, nijye we wiyandarikaga biteye isoni kurya. Igihe umuntu asobanukiwe n'ibyo, ubwo yambaraga yayemereye akayiha ikaze igakorera mu bugingo bwe, imibereho ye yahashize imugaragarira nk'igiteye ishozi, yanga icyaha, umutima we ugashengukira imbere y'Imana. Hari abantu bizeye ubutumwa bwiza ariko batigeze bagira umutima ubabajwe n'icyaha, batigeze bashengurwa, batigera bashengurwa nuko bameze kutishimwe mu maso y'Imana. Mu nkundira iminota isigaye nsoma aya magambo nihuta. Azinukwa ibyajyaga bimunezeza mbere,
akagira ibitekerezo bishya, akagira urukundo rushya, cyangwa akagira gukunda gushya. Uwakundaga iby'urugomo none agakunda ibiri mu kubaha Imana, nibyo byita kugira gukunda gushya. Ibimushimisha bikaba bishya, akagira ubushake bushya. Ibimubabaza, ibyifuzo bye n'urukundo rwe byose bigahinduka. Irari ry'umubiri, irari ry'amaso no kwibona ku by'ubu bugingo, ibyo kugeza ubwo aba yarahisemo, noneho akabirutisha Kristo. Ubu noneho akabitera umugongo, maze Kristo akaba ari we utwara umutima we, akamubera ikamba ry'ibyishimo. Ijuru yafataga nk'ikitamushimishije, noneho akaribona nk'iwabo hazaza, maze akaryitegereza nko mu rugo iwabo ho mu gihe kizaza, ahazabonera uwamucunguje amaraso y'igiciro, akamukunda kandi akamuhimbaza. Ibyajyaga bimurambira noneho bikaba ari byo bimutera ubwuzu. Twari twagirira ihinduka mu mutima. Nibiri hinduka ritarakirwa mu mutima, rigomba gushakwa. Umuntu ntanyurwe no guhagarara aho atarahinduka. Nuko imirimo yo kwera yajyaga imugaragarira nk'ikintu cy'amananiza, nk'umutwaro w'indaterurwa, noneho niyo yishimira. Ijambo ry'Imana ryari rimeze nk'ubupfu kandi ntirimushimishe. Ubu noneho arihitamo ngo abe ari ryo yiga, kandi rimubera umujyanama n'ihame riyobora imibereho ye. Arifata nk'urwandiko yandikiwe n'Imana rufite ikimenyetso cy'iteka ryose, maze ibitekerezo bye, amagambo ye n'ibikorwa bye byose bikagengwa n'iryo jambo. Ahindishwa umushitsi n'amategeko y'Imana, agahindishwa umushitsi n'amateka akubiye muri iryo jambo ry'Imana, maze asingira amasezerano kandi agasingira amasezerano aririmo, akayakomeresha umutima n'ubugingo bwe. Noneho ubwo ahitamo kugenda yubaha Imana kuruta abandi, maze inshuti z'abanyabyaha yagendanaga nazo yishimiraga akazizinukwa. Arizwe n'ibyaha bye byo mu gihe cyashize, arizwe n'ibyaha bye byajyaga bimutera amaseka mu gihe cyashize. Areka kwikunda n'ibitagira umumaro, akabaho imibereho yo guhimbaza Imana, ndetse akaba umutunzi mu by'imirimo myiza. Uko niko kwezwa Imana isaba abantu kugira. Ntabwo izemera ikintu cyose kiri munsi y'ibi. Ntabwo Imana izemera ikintu cyose kiri munsi y'ibi. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Amen.